sinzi kunyemerere brasserie sinzi ukuntu ngo twavuganye sinzi ajya ko ngo mwamugiye gutangira witwa nde sinabonye amata n'amushyira bidora amazi wallahi sinzi ntago nibuka nagomba genda gucya sasa nazabigira za vibe ariko na hano muri hanga ntabwo nabonye bafite n'ikirori mu kanya Yes people, this is Rubavu Cinema House. Nkuko mubibona si filime gusa bahurije ahangaha, hari nuko bagira gutya bakinyabya. Urabona comptable na ari umwe mu ba actor bari kwerekana ikivo, niba bari kucyereka aba diaspora mama. Uramubona producer na uti ikipe yanjye ndayitemberana rwose nta kibazo. Nta kibazo utikagibwa baguha amata se cyangwa byibuze wishakira kashisha kibondo. Kagibwami rero nicyo gisore dufite muri Rubavu Cinema House. No kuvuga ngo tuba dufite backup. Uramubona Nyota, wamubonye bebe uti rwose ngewe mukuru wanjye azi gukina mbanje kumushigikira. Mukuru wanjye ambara marinette ariko iyo bikena andi maso njye umurebera neza. Uramubona Joel no kanika imodoka ya producer iyo yapfuye. Nawe nicyo kintu ashinzwe muri crew. Uyu bamwita Original Fabrice. Uramubona? Uyu ni umustar waciye ibintu wahuye na Aisha Speed akiza mu Rwanda. Uyu bamwita Fabrice. Uramubona? Niwe muntu wenyine muri Gisenyi wahuye na Aisha Speed. Kandi bahuriye Gisenyi. Kini cyamamare. Dore Steve dore Steve w'Abanyarwanda. See the background. Steve mwari mwarabuze mwese dore nguyu. Nahanda barizwa ni muri Rubavu Cinema House. Aho ngaho kabisa. Baraka mbese dore Steve ijambo umwanya gato agira ikintu ababwiye. Of course ndabakunda cyane mwebwe dukomeje kugenda dukorana ibintu bigiye bitandukanye ewana. Cinema ubu house. Yewe bamwita Steve. Bebe ku munsi wawe wa mbere uherekeje mukuru wawe mu bikorwa bya filime aba bantu babonye gute wowe? Ndabona neza bameze neza mwambonye. Guys ngo bebe mwamubonye. Ahise yivugira ngo pfa kuba mwamubonye. Reka mbereka accountant rero turimo turagira ikibazo cyuko dushobora kumuhomba cyane muri iyi minsi. Asigaye arya amasaha 4. Asigaye arenza amasaha yo kwa muganga. Accountant ubwira abantu mbese kiri gutera. Ni ikibazo cyo kudra neza. Turi kudra neza buri munsi. Accountant rero uti ngende kudga neza. Ijambo ni rya producer nubwo igisore cyacu kagibwama mwitambitse ariko nta kibazo producer nguyu. Producer muvugira shaka. Uvugira ikize. Ngewe uti nge banyita Nyota iyo atari imbere iyo mutari kunda kuri televiziyo zanyungira isoni. Ntashisho ntacyabaye. Nta buzima Nyota niwe nabonye. Muri ya ntuza umwana wundi. Bese kubona hano bitari guhura ko bona. Hana bayigiza akantu kitonze. Ariko Nyota ko abantu bundi bakuzi uri umukobwa w'incomosi. Bimeze bite? Mwese gira ikintu kimubwira Abanyarwanda. Gira ikintu ubwira Abanyarwanda. Gira nyine ikintu kimubabwira. Nose nk'abantu bakuzi kuri agashinzi. Urukumva kubera iriya filime wakinnye. Gira ikintu bizeza. Nzisubiraho ubushinzi mureke. Murabyumva ngazabureka kandi arabakunda. Mwamubonye. Uyu rero reka duhereze mbese niba twamwita ngo ya ntare niba ari yagisamagwe. Reka bamwita ya ntare. Bodyguard wa producer. Uyu ni bodyguard wa producer. Nguyu ya ntare Fabrice. Reba iboko bwe. We bouncer. Timbara ariko gutya niko pembeni mufana wanjye ariye ni wowe se fa kuba wamboye. Guys nje rero ngira ikibazo kimwe ahantu hose ngeze hari igihe mura n'umuntu nzi yamara kumbwira ngo aramfana mpita mubwira ikintu kimwe fa kuba wambonye fa. Yes sir. Wow. Guys muraza kunyanganira umuntu wanjye rero nagugira pansi. Nana bimeze bite? Sawa. Bimeze neza.
none se urugendo rwawe uza aha ngaha urukumva uza muri trip yahurije hamwe Rubavu Cinema House byagenze wabonye gute mbese wabyumvishemo gute? byari byiza cyane. Urabaza ni warito Nyota ngwino tuganire rwose nose nyo bimeze bite? ni fresh. Nose hari abantu rero bagiye badoreza commentaires zitandukanye utinyota twebwe dukunda act yiwe abo bantu niriye jambo babagenera kuno munsi. Cyane ndabakunda. Ariko nyota turagusaba kongera ijwi. Ikindi nabasaba nyine gukora sabu. Ndanabakunda nyine. Yego bakore sabu hehe? Kuri YouTube. Rubavu Cinema House. Okay. Guys rero nyota mubona aracyari mutoya. Yego nyine ku myaka ye nyine akutatanga irahagije gusa dukomeze tumushigikire dushiremo imbaraga ibintu byose biraza gukunda. Nyota agira ikintu kimwe sezeranya abakinyi bawe. Ikintu masezeranya bamwe namwe bari kuvuga ati ngo ndeba muri kamera byo kura muri kamera iso nibyo biravaho biracika. Ako ndabakunda. Nyota rero usiguma ya gapisi. Okay. Yes accountant ngwino twiganirire rwose. Ya guys accountant wanyu nguyu rero mwavuze uti muramukeneye kuri kamera uti mwayimaze igihe mumukumbuye hari filime nyinshi zimaze igihe zisohoka mutamubonyemo nguyu accountant wanyu rero kamuhereza umwanya. Neza. Ayina yimba kumbuye hari utuntu twinshi ndimo ariko icyo mbasaba mu magambo make ugenda mukore share, subscribe na comment mu commenting ukuntu ibintu mubibona nuko mubyifuza kumenya. Murakoze. Ayo accountant utaragenda gato hari abantu bifuza ngo kumenya izina rya accountant rya nyaryo nguko ngo bakubona muri filime zitandukanye ufite amazina atandukanye bikabayobera. Nitwa Sabrina ariko ibyo nkoresha ni Princess. Guys mwebwe muri hano kuri kamera ni mutubwiza ukuri murabona koko atari princess. Ewe. Accountant rero utaragenda na indi kugusanga umanze ume agapisi sawa. Urakoze cyane accountant. Just Fabu w'i Rwanda umusore washije guhura na Aisha Speed. Bimeze bite? Bimeze neza. Nose Fabu nko kubakunzi baye bagukunda gira ijambo rimwe bagenera ry'iminota mike. Ijambo nababwira se bana mudukunda mudukurikirana ku bikorwa byacu munyarukire kuri Rubavu Cinema House no kuri Ujama Films mukore subscribe mukore share ubundi tujye tubasha kubana mu bintu tukora bya buri munsi. Okay. Ariko twumvije ngo ufite TikTok niyo sinzi ngo rero witwa nde uko hari abantu benshi bifuje gukurikirana kuri TikTok. yanjye nitwa Fabrice OG. Niyo TikTok yanjye. Ya Fabrice OG. Utaragenda rero nagusaba kumanzuka amagapisi ubundi tukikomereza. Ciao. People tenangu Joel wanyu namugaruye nawe ariko mwana yanjye kubusiko muvugiye ibintu ntagakwiye kumuvugirara bamwita Mr Mbonyi. Bimeze bite mwa? Uziko ari umuntu ukina filime witwa Mbonyi. Ninjye cyabiganye Israel Mbonyi. Nje wavuze nawundi. Umeze neza se? Ariko hari filime yayimaze iminsi isohotse. Urumva? Abantu bayitayo comment cyane ngo wabaye inzobe kurusha kugaragara kuri kamera kandi iyi video none ribuze kujya itane editinzwe. Ujye wenda abantu bareba inzobe yawe. Ariko none basigira ijambo rimwe bibwirira abakunzi bawe. Nyine kuvuga ngo iriya movie ni gikura nkota. Oya. Vuga ngo nyine impamvu umuntu aba yabaye inzobe no kumwe n'isongi. Irazikuye rero iramo. Isongi naryo. Abari mu nanzi. Nose Joel. Ubundi niriye jambo agenera hamwe abafana ba Rubavu Cinema House. Ni kuvuga ngo abafana ba Rubavu Cinema House ikintu nabasaba ni ukureba ibintu byacu cyane bakora subscribe, share, comment, support ikomeye cyane baba baduhaye. Yego. Mbonyi tutaganira byinshi rero urakoze nagira ngo unyere agapisi. Okay turi Just muhanzi mukuru wamwita Steve meze bite mwa? Ibintu na amahoro papa. Umeze neza? Cyane kandi rwose. Shas twangarutse imbere y'abanyarwanda rero gira ikintu wabwira. Abanyarwanda ikintu nakomeza kubabwira kamanze nshimira aba followers bamwe mukora like and share na comment ndabashimiye cyane. Ikindi nababwira turabakunda cyane muri cinema dukora nyarwanda. Yego. Mukomeza mutwereka ko mutwitayeho. Natwe nicyo gihe ngo tukomeze tugende tubereka ibintu bigiye bitandukanye. Nese Steve ko twari tuzi ko nta mustar ugenda mu mvura. Katubona Rubavu Cinema House mugikomeje trip yanyu mu mvura.
Na kinyabiziga mwazanye cyane mwe ndi kubona mu paritse arahiri. Iby'ikinyabiziga rero buriya baravuga ngo bihera hasi. Nkubwiye ko gihari naba nkubeshye ariko tena nkubwiye ko kidahari naba nkubeshye. Yego. Nshatse kuvuga ngo impamvu uri kubona tugenda mu mvura nyine zino ni challenge. Zigenda ziba ku bahanzi. Yego. Sinema nyarwanda ugomba gukora ku manywa nimugoroba mu mvura ku zuba mu gihe cyose no mu gitumbiko. Yego. Niyo mpamvu yabisaba ngo namwe mukomeze mugende mudushyigikira. Nk'abaflowers mugenda mutubona nyine. Ibintu bigenda bitandukanye ariko bizagenda biza kandi sikuri. Steve rero mu gusoza kuganira kwacu nagira ngo manzu nyiheraga peace ubundi uhitubwira abantu izina ryawe ry'ubuhanzi. Izina ryanje ry'ubuhanzi hajya kanze nange ndebe ko ngibuka harya sisangwara nagira ngo ndebe ko byibuze baba baryibuka. Ibindi banyita Sangwa, nyuma ya Steve ni Sangwa, kandi nkomeza nandi mazina muzagenda muyabona gake gake ariko thanks. Agapisi rero twikomereza. Ya guys, nkuko mubibona rero mwaye mumaze akanya mutubona duhugiye kuri moto. Ubu ngubu tuzimanutseho rwose dore ngo uyu producer abari kureba babura, ariko abamotari ni inyangamugayo. Producer wigira ikibazo rwose ntaye bacishije ku ruhande. Uriya aho umumotari wa mbere yanyuze ni hundi nawe sakandagize utundi dupine dukurikiraho. Nguyu Mbonyi, nguyu Israel Mbonyi w'umukinnyi wa filime. Wamubonye na Sangwa. Uyu mubona imbere ni Bebe, agakurikirwaho na Nyota, undi nawe amwita Nana. Agira isoni nyinshi, agira isoni. Ubundi muzarebe abantu batize gardienne bagira isoni. Bona ayo wize ndagapfusha Rukara. Ngewe Rukara nani n'ubundi urumva nana ngenda bizi niba nanizeraga na gardienne ubwo yize iyo yaherekezaga muri umuntu nawe kwishuri. Nabyo biragaragara iyo umurebye kuri ibyo ubona yaricaye kuri ka gatebe. Mbese mugaragaza Nana cameraman. Nanjye murebe yicara kuri ka gatebe. Tandukanya mbese umuntu wize gardienne ntutarayize. Reba ubundi gardienne bitewe n'ukuntu baryaga ibiryo by'abana b'abakire. Ugomba gutandukanya wabiriye n'uwabiririyo. Aragiye baturya uturyo twacu bakaturya twose. Guys, rero nkuko mubibona twaje kuri Brasserie. Dore ririya yabaryita ibere rya Brasserie. Sinzi na muri kwamenye. Ara no kukarwa mujya mwumva. Yo. Ningeyo. Na princesse gusa. Guys, nguyu accountant jewe mwarambwiye ngo mubazanire namuzanye sije nyaka tangiye wamukuyi wabo ariko ninge watumye azanyira
impamvu yo gutuma turi muri Rubavu Cinema House nimuze kureba ino video ngo mutekereze byinshi ni muri Rubavu Cinema House nimvuga ngiye nyine mumenye ko gutya yankonectinze ndi kumuvugira ngwino accountant abika amafaranga mbese ituma ibihumbi ijana by'ababyemeye nari buracisha kuri mu accountant nawe cyangwa abantu ntabwo uko bahita barabibye cyane bahita barabibye cyane umere yumbira kuri kamera ndakurahiye bahita biba cyane rero gutya yankonectinze ndi kumuvugira none se kanze nkubwire umumotari yishyuza menshi gute ngo kubera umuntu yaririye bombo kuri moto uyu nose nibyemewe sinibyemewe kurira bombo kuri moto unyumgirira ahantu ha sex akushira bitanu ngo nuko waririye bombo kuri moto oya abantu namwe mudukirano ngo muri comment ibyo bintu bibaho ngo nayo ngoriye biswi amasamo cyawe biswi kurira kuri moto rwose nje mfite n'igipapuro kibyemeza ararwaye akawunti uriya mukinnyi wacu niwe wamwandikiye igipapuro kwa muganga kimwemerera kurira biswi nibigaragara ararwaye ha guys mukwiye twende wa muntu ahubwo wahuye na Aisha Speed w'igisenyi do niwe muntu wenyine wahuye na Aisha Speed w'igisenyi mbese garagaza uyu niwe Aisha Speed w'igisenyi do ite papa muri Rubavu Cinema House do ku myaka ye 20 yuje 20 no mwejo bundi Aisha Speed wagonsuye ngo ngwino ndi muzingo habari yako ndere nguyu go tell me how to say how are you in Kiswahili habari yako nguyu rero habari yako nguyu nguyu habari yako ngamwonya Aisha Speed habari yako Aisha Speed kabisa okay dore nguyu producer turi kumwe nawe niwe muntu wenyine ahangaha muri Rubavu Cinema House rukumva nshobora kubahuka nkararandikota nawe dore nguyu producer agureba neza ariko uyu nguyu niwe muntu nshobora kubahuka nkararandikota nawe nuze kwibaza ngo ni ibiki hoya ntabwo bikureba hoya ntabwo ari we wenyine na Aisha Speed Aisha Speed yes people nguyu yantare wo muri Rubavu Cinema House reba iboko papa ye baba we uno musore yaraganguje ikibazo wala biri serepe habari yako Zuli umeze neza se none se yantare wowe wazizi iki kugira ngo nuhure na Aisha Speed asanze nyine ndi muremure kumusumba niyo ariko Aisha Speed rero byo ni namugufi none se abakunzi bawe muri Rubavu Cinema House tubabwira iki cyo nabasaba no kugomeza bakadushyigikira yego bagasharinga ibikorwa byacu tubahereza umunsi ku munsi yego ewana bakabigeza kure aho tutabasha kurebesha amaso bo bakabasha kuba babihageza yego ndabashimira cyane kandi kubw'urukundo bakomeje kutwereka amakomenti tuba tuyabona bakoze share bose yego ndabashimira cyane n'iby'agaciro sawa habari yako Aisha Speed we Aisha Speed reba nariko habari yako muzuri habari yako muzuri ako Aisha Speed ubundi wowe nike kiri muvuga neza ikiri mvuga neza ni iki wacu niki wanyu wanyu se ni he ikinyarwanda sabwo subugi icyo ni ikinyarwanda uri kuvuga ni ikinyarwanda kwisi ubitekerezaho yes people umeze bite mwa umeze neza none se ko bakomeje kudukurikira cyane nawe uri umukunzi wacu none kugamba umwanze wacu producer habari yako barabana barambye ngo mwiriwe yako yes mbibutsa ko abangaba ari bamwe mu bafana baba Big Energy ba Rubavu Cinema House mwibutsa ko ukeneye abakinnyi ba filime na handi wabasanga ni muri Rubavu Cinema House ya
wamubonye Aisha Speed? Amwita Aisha Speed. Aisha Speed nguriya rwose yakungendera kuko injira muri New Eden ari kwigendera. Banamwita Badman director. Baniturije ariko Twubaha cyane. baniturije. Wasiba twabireka. Baniturije. Oyidodo ni byayacu yose tuzayakumarira ariko dore guhera hasi akana bayi dore. Twadusupresse bavuga ngo kauka ni kuvale. Akabara kayita ka Patron ni bakita patron ngikira. Basi gifaransa si cyacu kabisa. ariko dukomeje kugushimira mu byo dukorera byose. Oya byo ibyiza biri imbere. Kandi abantu bakomeza badushyigikire cyane kuko ni byinshi tuzabagezaho. Urumva? Tugiye kubagezaho no filime za danje za 2026. Nuvuga ngo nta bintu by'imyari ariko garagaza hari ukuntu abamama bashaka kwereka isambaza. Iyi fi ni y'inyanja. Nizi ngizi. Ahandi bitanu kandi bizigama 5 nabije ndabaha. Ari iz'inyanja, siko mbona ari iz'inyanja. Zivamo no izi fi. Nabije ndabaha. Ubona kuri ibintu uri gutaha. Ndabaha. Bitanu mufata. Ndabaza no kuri ndabaha. Guys. Bitanu. Accountant wamweretse ifi mbona agize n'ubwo. Bamweretse ifi ya 5. Reka gihe cyatubwira kufi tutabona nta nibwe turabona ino fi nta nibwe iri guturuka hano hafi bisa nk'ari inyanja wagira akantu tubwira ku buryo ku biciro. Konge biranje urumva ni ibintu bintangaje cyane ariko bisa nkaho uko byagenda kose amafaranga dufite ntago n'ubundi yashira hariya kuko ni menshi cyane rwose nitwayamara ndabeshyera Comptable abitsa amafaranga ku buryo nasigaye yareba akagira n'isereri. Ikintu kineye ubwoba mu accountant ngo na 1,100,000 ubona agiye gukora mu gakapu ariko bisa niba ko cano bahita bayiba. Bisa mu gihe ya ni kuri Momodo ubu na receiving. Oya tugomba kwirinda ikintu cyose cyakora iki cyaduhuza n'abajura. Ubwo se n'abajura abitiza ibyabo. Uko mubibona aha ngaha niho tugiye kwicara mu buryo bwo kugira twe twisanzuye ahantu hari amahumbezi ewana kuko abakobwa tena kandi ushobora kutubwira kuko abakobwa ngo ni ahantu hameze gute ko turi kumvamo ijambo ryiganjemo umukobwa kamwe boheraga abakobwa batwikagira imyendaro ndabajyanaga batembereza ngabajyana ku Kamahoro ngabajyana ku Mashyuza ngabajyana n'ahantu barorera ifi live ukirebera ukuntu bari kuyiroba ikintu cyo kuvuga kuko abakobwa ugombe mwicare ndongeye ndagutunguye sasa rero ndakubona uri mu mahumbezi cyane nanjye ubu ngubu tuvugana dore magaze mu mazi twaje kwiruhukira urabona Rubavu Cinema House tumaze weekend nyinshi dushutinga buri kwa gatandatu rero twaje kwiruhukira kuri uno munsi ariko ahantu ndahumva amahumbezi cyane wana noneho ushobora kumbwira muri kano gace nkanjye uri kubona sangwa n'ubwa mbere ndimo ndagira muri kano gace sinzi ngo ni hehe neza usibye nubwo tugenda dukora ama location atandukanye ariko iyi ngiyi yanyise kabisa bisanzwe urabona nyine muri Rubavu Cinema House mbere na mbere amazina yanjye banyita Kanani Ramazani ariko iry'ubuhanzi ni Ganza no ku mbuga zanjye nyinshi zo nkoresha ni Ganza rero twongeye kubasuhuza kunabashimira abakunzi ba Rubavu Cinema House bw'urukundo mutwereka mukomeza kudushyigikira mu bikorwa byose dushyiraho filime muyireba dushyiraho vlog muzireba n'ibingibi turaza gusaba ko mubidufashamo dusharinge tulayikinge dukomantinge kugira ngo ubutaha tuzarushaho kubereka ibintu byinshi kandi byiza cyane rero turimo turabashimira no kubw'uyu munsi nyine kubyatuzanye aha ngaha urabona ni mwebwe amafaranga duhembwa nta handi nyine tuba twumva twumva twayakoreshamo usibye n'ubundi kuyakoresha bya bikorwa bituma abanyarwanda mukomeza kwisuka muri benshi mukadukurikirana muri benshi ndetse n'abadiaspora mudukunda aho muri hose mukadukurikirana ni ukuri Imana igiye ibahera icyubahiro kandi ijye ibibahembera rero nk'uko mubibona twitwiziye ku mazi bisanzwe kameramani bereke ni view y'amazi producer waza tukaganira n'abantu none nagira akabazo gato nkubazaho mu gihe wenda atari yaza uvuze ko mukurikirwa n'abadiaspora bagiye batandukanye ushobora kumbwira wenda
bashobora kuba bageze nko kuri kangahe ku ijana ukurikije ibintu tugenda dukora nyine abadiaspora badukurikirana bageze nko kuri 40%. aha urumva mugeze ku cyiciro gishimishije cyane. Yego ariko turifuza ko mwaba benshi ndetse mukabijana kurindi urumva. Rero nta kindi nyine tuba tubashimira nubwo bwitangiye mudukorera ndetse no gukora bizira ubu Cinema House twe dukora video ndende, dukora video zifite interval ya 40 na 50 ndavuga iminota. Rero kubona byibuze mwatakaje icyo gihe murimo mudukurikirana ni ibintu by'ingenzi cyane, ni ibintu by'ingenzi cyane mbese twese twumva twishimiye. Rero ako kantu kabisa ni sawa. Abajene bameze neza cyane ku mazi kabisa. Umujene noneho yageze kubuye yumvisha ubukonje buriho yanga kongera gukora iki kuri hagarara ahubwo rikaryicarira. Shanyine urumva nge ndi mushasha hano. Amwita Steve. Banana Morgan. Cheers. I shall speak. Cheers. Bonga kariya dokagiye muntu za muri boat. Sasa kila kitu kikubita gute. Ya moto. Go hasi. Ugambe najya mu bwato. Fata kujya nanjye njye. Of course ndi umunyarubavu. Ariko ugambe najya mu bwato. of course bizwa jarebe ndabura bizi kama tomato baho. Yewe. Mereze wanaye mukuru wanje mereze kabisa. Wanaye mesefo. Yewe fata mu mugongo bana. Mesefo wanaye. Marangure se. Sironi yaje se. Musunike mutoresha mwabisenze. Icara mu Rwanda, sister wanjye, icara mu Kaguru. Umva icara. Zana mbafatira. Nyine waje. Ni tunaye waburi bari kumanuka mu kamera.
Icara misiyo gaze gusa. Dore ko mubibona Shasha princess angaita misiyo gaze gusa. Angaita misiyo gaze gusa. guys dore ku karwa aho bavuga ngo ku ibere ngo rya brasserie ibere rya brasserie ngiri dore abakinnyi ba Rubavu Cinema House niho bibereye agiye gucipera ngo gusaba icyo nasabye Uwiteka no kwibonera abakiriya baba b'igihumbi babone sinababura rero nanjye reka nsaba umugisha mwakurangire ndi kugira mwakurangira watera inda ndi kugira wala ngo watera inda kabisa nta muntu umufata uzatera kare ngo ngwiki ye kubwiza nabafata nta muntu wagufata watera inda kabisa tugiye kunzo niba ari kucyo bimeze oya ahubwo iyo unyweye fanta nibwo intanga ziza zimeze izo ntanga zazabaye amazi ashya mu gikombe byeri ziza naho byeri wumva n'aka gafuro kongera vitamini mu nda dore impamvu dore bwari gukora ibintu byinshi inzoga nyinshi abana bakavuga hari n'ibice kubera ifuro kwivanga n'inama umwana akavuga atuze byaba tuze kandi urufuro rwiyongeye mu nama biri kwita bigahita bitwara vitamini ni nk'ikirayi uvuga ameze neza kabisa wuzuye kabisa ariko wemera ko Imana iruta Yesu wemera ko Imana iruta Yesu ngenda byemera ariko uzi ko ejo bundi Bikira Mariya yaje mu byaro ni ukubeshya ibihe bya isi mwazi haramubyaye Bikira Mariya yaraje yambaye n'ikanzu mubyahiberaga indaya gusa Bikira Mariya yazaje yarahaje abantu bavuga ngo ni indaya yaje kureba ndaye ubonaga Bikira Mariya yaraje Bikira Mariya yaraje ntabwo Bikira Mariya naramubonye yaraje yaraje aratubwira ngo Imana iruta Yesu Yesu yagwaye umuntu wabonye Bikira Mariya yampaye umugisha waba uri hano ntabwo waba uri hano seri warabonye kuri Bikira Mariya ahantu waba uri kubariza mu ijuru waba warapfuye aho tuzarwubaka nk'abana b'abanyarwanda turugire nka paradizo isi yose tuzarwubaka na producer turwubake tuzarwubaka na mbonyi turwubake tuzarwubaka nka Steve turwubake tuzarwubaka nka Kagibwami turwubake n'umushoferi turwubake nka Nyota turwubake na Aisha Speed turwubake tuzarwubaka tuzarwubaka nk'abana b'abanyarwanda turwuge nka paradizo isi yose tuzarwubaka nka Bebe turwubake tuzarwubaka nka Princess turwubake tuzarwubaka sigira akantu naribiye mwe aha ndi umumwe yego ndi umumwe kabisa yego yes bivuze ngo ikintu wishakira na akantu ko kunywa gusa ikibindi cy'isuku icyo twaguhaye ngo twongereho n'ikindi gendagira ngo ugire icyo ubwira abanyarwanda ese ino timu wowe wayibonye ute ino timu rero ni abana b'umutima ni abana bitonda yego ntabwo tuziranye cyane ariko kabyo mbabonyeho nabishimiye yego mukomerezaho niba bibateza imbere sava ese nk'abantu bakunda wowe cyangwa se abantu bashigikira ibikorwa byawe kuri uyu mwuga wawe wo kuba utembereza abantu binyuze mu bwato wabatangariza iki ku bantu bankunda n'abantu babifuza gutembera bose dutanga tubabwira buri kimwe ku mazi buri kimwe cyose mu bwato urumva ibyishimo
icyo bita happiness mu rurimi rw'abanyamahanga. N'ubwato bwanjye babwita happiness boat. Yego. Urumva? Ikindi gihe nimugaruka izina ry'Imana do zishima. Nubwo nabonye uyu munsi bisanga wagira ngo hari ikibazo mwagize. Nta kibazo twagize. Nkuko wabivuze nkuko twaje muri happiness boat. Urabona ubu ngubu ibyishimo byabarenze. Ibyishimo byabarenze. Kare ni gucya mwishima. Mwishima mudaseka. Hari ibindi byishimo wari uze kwereka birenze. Mbese ubwo hari ibyishimo birenze. Watubonye. Uko mubonye. Yababonye. Botman. Ubwo bivuze ngo gutya babishimye. Ahubwo ikirenze ibi ni amahane. Yego. Gusa natwe twakwishimiye nka Rubavu Cinema House. Service muduhaye rwose yatweretse ko namwe ubwanyu mwe mudukumbuye. Muzagaruka kabisa. Tuzagaruka byo nagahoraho. Tubahorane. Yego. Gusa twifuzaga yuko wabwira n'abakunzi bawe twabyibuze badukurikirana twebwe Rubavu Cinema House bakadukurikirana kugira ngo byibuze n'ibindi bikorwa uzakomeza kudukurikirana cyangwa se kudukorera bazabikurikirana kuri channel yacu. Okay, ni byiza cyane ahubwo kugira ngo urumva kugira ngo abantu babashe kubakurikirana banyura he baca he ni gute wabigenza kugira ngo babone ibihangano byanyu cyangwa se umurimo wanyu mukora. Ni ku mbuga zacu za Rubavu Cinema House yaba TikTok, Instagram, website yaba kuri ku ma website agiye atandukanye byose ni Rubavu Cinema House yaba Twitter ari urwo rubuga tusiga Twitter X. Abakunzi banjye ro bankunda Rukaku hano dufite group ikomeye dufite itsinda ryiza ry'ibihangano bya filime ku bantu mwifuza n'abandi bantu bashaka gukina filime Rubavu Cinema House ryari kubafasha. Ushakira kuri YouTube ni iryo zina, TikTok, Instagram, I think. Wakoze cyane. Dusoza rero nagira ngo mubaze ngo habari yako? Ni mzuri kabisa, nzuri. Sawa urakoze cyane. Niko fresh girlfriend. Sawa urakoze cyane. Ko ntabwo runaka kanya umeze neza. Tumeze neza, vibe ni wa zeru kabisa. Imana bishimire kabisa. Nawe kandi duhorane. Yes, Botman ubu ngubu twavugana rwose. Steven ngwino dufatire ninganire na Botman. Nawe rero icyo kindi cy'isugenge ibone. Umuntu w'ubwato rwose uyu nguyu niwe mugabo. Ko ni n'igisore yanaturohora turamutse turohana. Gutembera ku mazi. Uyu niwe mugabo we. Nawundi umwe rukumbi. Badman. Mesa Rumashana. Ubwo rero. Ni umuntu watumye Kongo ibasha gukina zira match zose kagira hara yarigeze. Bakimubwira nabi itutsinda. Nguyu bamwita Rukaku. Ukeneye kujya mu bwato. Gutembera kabisa. Niwe muntu uzi amakaritiye y'aha. Aha hantu hose kabisa. Ahantu hose niwe muntu uzi amakaritiye. Tuturwa. Gutembereza ahantu hose wifuza. Aza amakaritiye muri hirya mu mudugudu. Nta mudugudu jengo. Nite mu gasare ndijyana. Rero bamwita Rukaku. Uyu gutembera mu bwato bwiza bumeze neza bwize. Ni wa musare ugenda mu bwato bwe wanashaka bakanakubomba. Fata guri cyangwa reba bato fata nyine wowe fata bato Yote nanti yote aliyo. Fata nje. Wamubonye
Cheke. Baby wambonye. Batafone bari gucira gutekinga Check it. Game over. You gon' be my takeaway. Pasará gente. Jamu hariya. Hasi no. Aku dosoka. Aku matusa.
ntabwo nabishobora.
Mimi na wewe tunashwana, ya kesho hatujui itakutana. Yani mimi na wewe tunashwana, ya kesho Mama ya agikoze mana we
kugaragara bitewe n'ikirere. Dore ngwino urebe utwiso noneho. Ibikarabe ari kugaragara inzozi urebye ukora ndi kugaragara Aisha speak. Steve murebe hano. Iyo ntebe kwa Steve murebe hano. Bebe nawe reba hano. Kigali Port. Kigali bayita Kigali Port. Express. bisi nuwe nuriyo abaragiyemo gufata cyane ntabwo urajyamo umeze gutyo umeze nani wewe uva kunyukunda Steve watubonye yewe wambonye soke mbere umva soka mbere anga niyo manyanga dukoresha iyo iyo tugiye kwambura soka mbere oya ngo babone muri kurengeri mama yake ulishakuwa danje konvaeri niyo manyanga dukoresha iyo tugiye kwambura abantu ninjye usohoka mbere uyu bamwita konvaeri ariko nizere ko twagiranye ibihe byiza wanyishimiye ariko nta peri mufite gira uyishake asundi kumukonvaeri bisaba kwiga amashuri angahe aya ni atatamanza ya gardien buri wese agiye gucanga avuga ibihe twagiranye uko byari bimeze wowe ibihe twagiranye bimeze ute byari biri wanene aha Aisha speed ntago mubizi abataje uyu munsi ntago bazi byabaye ko ngabataje none ntago bazi byabaye abataje none ntago bazi byabaye abataje none habaye betangaza abataje none Habaye bitangaza. bro bimeze bite ufite permis ufite permis ufite ko urayifite mama yake dore amasaha tuba dutahiyeho kandi twaturutse twaje abana dutashye buna konvoye hakarimbo bajya batera ngo abataje none ntago bazi ibyabaye ngo kavuga abataje none konvoye vuga ngo ntago bazi ibyabaye abantu turi kumwe wana Big man producer gira ijambo rimwe udusoreza kuri uno mugoroba so akatubashimiye nakoze twabanye abakunzi bacu mwese nakoze nakagaruka dufite ibishya dufite kubabwira byinshi cyane birenze bizongera dukora iyindi trip dufite kujya mu Kagera dufite kujya mu Birunga ibintu birari muri Bavuze ciao ciao turabakunda ngurambye ngo brasserie ko nyumbani yes bantu mudukurikirana kuri Rubavu Cinema House ndabinginze iyi video muyisharinge ku bantu benshi cyane kugira ngo baze kureba icyo dutandukaniyeho n'abandi bantu benshi rero tumwe tubasaba gukora share like subscribe ndetse na comment zandi hano hose mwifuza kutubona turahari rwose ni kubwayo ikindi akira rwose na video yakomeje kuryoha ngo na video yakomeje kuryoha uyu ni konvoyeri watuzanye konvoyeri ubundi wowe ukafanya yanyu bayita kuri abangaba abantu bashobora gukura brasserie
uriya masaha Dada Tour Limited abama niho bashobora gukura brasserie muri ya masaha uba wibye uzi ko nta modoka wawe aba hari convoyeur rero nta kindi tubasaba turabasaba kudushyigikira no gukomeza kudoreza ibitekerezo biduteza imbere murakoze cyane rwose mbahoza ku mutima yo batuntu muri gare murajye ajye gutwara muri Goma ora bana basezire bataye nta kibazo byo kindi mutujyana se ntago bazi ibyabaye